Turabasuje abakomeje gukurikira Primo Media Rwanda muri kumwe nanjye Alex na mugenzi wanjye Felix wiriwe neza. Wiriwe neza. Uyu munsi tujye kugaruka mu gusesengura amakuru y'imikino abayiri bavuga hirya no hino ku isi. Turahera mu Rwanda turebe igikombe cy'amahoro, dukurikizeho amakuru avugwa muri Rayon Sport. Rayon Sport irimo amakuru menshi. Turaza kuva mu Rwanda twerekeza mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu, turebe ni Burayi naho hari amakuru atari make. Duhere mu gikombe cy'amahoro. Mu gikombe cy'amahoro haraza kuba imikino ibiri kuri uyu munsi. Yego. Aho ikipe ya Gasogi United iraba yasuye ikipe ya Muhazi. Mu gihe Rayon Sport iraza kubikina na Interforce. Ubu twizere ko Rayon Sport iri buze gukora ikintu gikomeye imbere ya Interforce, cyangwa Interforce iraza kugarika umuntu. Ni ibintu byoroshye cyane. Hari Rayon Sport nk'ikipe ikomeye. Interforce abantu benshi bashobora kuba batayizi. Interforce ni academy ya police. Bivuze ngo Rayon Sport nishakira amanukana ikipe ya kabiri, aho ni match mbona idakomeye cyane ku ruhande rwa Rayon Sport ishobora kuza gutsinda byoroshye. Nta kibazo rwose. Rayon Sport igomba gukomeza mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Ko akenshi se iyo ikipe yasuzuguye indi aribwo biyibana ibibazo. Hari dufite ingero nyinshi z'amakipe yagiye asuzugura, akazana ikipe ya kabiri, kandi ikipe yindi yo bagiye gukina ikazana ikipe ikomeye, yarangiza ukabona igiye kurwana n'ubuzima mu minota ya nyuma, kandi yagakwiye kuba yakoze ibintu byayo karahubwo ikaruhutsa abantu, ikaza kurwana n'ubuzima mu minota ya 75, mu minota ya 80, ikipe ikaza gutyo wayisuzuguye gukubita igitego cya mbere mu minota wa 5, uwa 20 ikakongeza ikindi, ubundi ikagenda ikabana. Kera twajyaga tuvuga ngo gakora bwa Jose Mourinho. Icyo mbona cyo nuko Rayon Sport nta gifite gusuzugura iyi match, cyane ko iki gikombe mu ntego bari bihaye muri uyu mwaka kwari gutwara ibikombe bibiri. Bigaragara ko igikombe cya shampiyona nubwo hakiri imikino myinshi, ariko Rayon Sport igomba kwibanda cyane ku gikombe cy'amahoro. Niba shampiyona bibona ko bigoranye, birimo inzira ndende, wenda hanga mu gikombe cy'amahoro niyo nzira yoroshye yo gutwara igikombe muri mwaka, kuko Rayon Sport ni ikipe y'ibikombe, igomba gushaka byanga bikunda, igomba gutwara igikombe uyu mwaka. Bivuze ngo rero bagomba gukora ibishoboka byose bagatsinda no mukino. Nubwo mvuga ko woroshye, ntabwo mvuga ko woroshye komuteye, ahubwo bagomba kuwushyiramo imbaraga zose, cyane ko n'abakunzi ba Rayon Sport batishimiye umusaruro wavuye ku mukino wabaye ku wa gatanu wa shampiyona ubwo Gasogi United yabakuragaho amanota 3. Bigaragara ko yabarushije, yabakuye amanota ku buryo bworoshye. Interforce iramutse batsinze kuri uyu munsi byaba bigaragaye ko Rayon Sport iri ahantu habi cyane. Ni umwanya wo kwikamata kugaruka mu murongo kwa Rayon Sport. Yego, ndumva ari umukino wagombye kubasubiza muri mood nziza yo gutsinda, mu bihe byiza byo gutsinda, bakagira niyo ntsinzi. Ku rundi ruhande ariko ngiye siko mbibona, mbona ahubwo ibitekerezo byo gutsinda, mentalite ya victoire yarasubiye hasi, ahubwo Interforce Jeunesse ishobora kucyura amanota uyu munsi igakomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'igikombe cy'amahoro. Ngiye simbibona kuko Rayon Sport ni ikipe nkuru izi icyo ishaka. Interforce ni uguhangana gusa, nta bintu byinshi mbona byaboneka muri uriya mukino, ahubwo umukino usa n'ukomeye ni uwa Muhazi na Gasogi. Nk'uko nta makipe atarimo ikinyuranyo gikanganye cyane, kuko yaba Gasogi ziramenyeranye, ni match yego Gasogi United ifite ibyo byishimo by'uko yatsinze Rayon Sport, iravuga ati turakomerezaho, ishobora kwitwaza ibyo ngibyo ikibwira ko Muhazi ari ikipe yoroshye, kandi ikaba yabakora mu jisho. Gasogi United rwose ifite ibyishimo, ifite n'imbaraga, n'umuyobozi wabo yabivuze, perezida wabo Kensi yabivuze ko icyo bakeneye ari ugutsinda. Icyo bakeneye ari ugutsinda. Uyu munsi barakinira ku kibuga kizima, ntabwo bakiri kubikinire ku kibuga nk'icyo bakiniyeho bakoramo ikipe yatsinda batsinde, ubwo bakiniraga mu karere ka Rulindo. Noneho uyu munsi rero ku isaha y'isa 10 barakora akazi. Ku isaha y'isa 9 barakora akazi byo
sindi kubona Gasogi iri bukurwamo na Muhazi cyane ko no muri shampiyona nta bijya bipfa biragorana kubona Muhazi yahangaye Gasogi ariko Gasogi yo imeze neza kandi ikipe izarokoka hano izava hagati ya Muhazi na Gasogi izahura n'iyarokotse hagati ya APR na AS Kigali tuvuga ngo muri iki cyiciro iyo match ubundi niyo match izabikomeye niyo match ikomeye ya APR na AS Kigali muri iki cyiciro match ya APR na AS Kigali niyo match irimo ikomeye niyo match irimo ikomeye ni n'ikintu cyatunguye abantu benshi kubona muri iyi tombora ibanza ukabona ikipe nka AS Kigali na APR zise zihura direct ari ya makipe twashobora kuzabona nko muri kimwe cya kabiri urumva direct imwe irahita isigara yego bivuze bya bindi navugaga inzira yoroshye kuri Rayon Sport gushaka igikombe ni igikombe cy'amahoro kubera ko urumva deja ikipe imwe nkuru igomba kuvamo muri iki mirabivure mu nzira yego none ubu twavuga ko hari ikintu cyahindutse mu byavugwaga mbere ko hari ikipe zimwe zabaga zaharuriwe amayira kugira ngo zinyure mu nzira yoroshye mpaka zigere kuri finale cyangwa bazitegure gutwara icyo gikombe cy'amahoro cyangwa se igikombe cya shampiyona binyuze muri ibi bintu byo gutombora bikavuga ko ari tombora yapanzwe atari tombora ya tombora nyine ubu nicyo kintu twavuga cyahindutse icyo mbona cyo abantu benshi bakunze kuvuga ko ikipe ya APR ariyo ikunze mu gupanga tombora ariko kuri injiro none se waba upanga tombora ukipangira AS Kigali kandi yazutse kandi AS Kigali twibuke ko bushize si yakinye finale ra yakinye finale yego yakinye finale oya bushize APR ubwo yakinye finale na Rayon Sport kuko Rayon Sport yatsinze APR itikomeza itwaye igikombe cyo bushize cyatwawe na Rayon Sport Peace Cup ziheruka harimo ya AS Kigali harimo ya AS Kigali yego urumva ko ntago wapanga tombora ngo upange umuntu umenyereye gutwara irushanwa bivuze ngo nta mipangire ya tombora ni tombora nkuko nyine tubyumva ni tombora yego AS Kigali nayo ni ikipe rero yo kwitega muri iki cyiciro nayo izaba ikina ejo ku munsi w'ejo kina n'ikipe ya APR ibyo nabyo tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha ahubwo igikombe cy'amahoro ntitwakirekera aha tukaza kureba ibiza kuva ku kibuga ko n'amasaha ari kugenda tukanyarukira ku kibuga kureba uko bimeze yego reka tujye muri Rayon Sport Felix muri Rayon Sport hari kuvugwamo uruntu rwo muri Rayon Sport ni wa mwana murizo udakurwa urutozi ibi byose biri muri Rayon Sport ni ibisigisigi bya shampiyona nyuma y'uko ku munsi wo kuwa gatanu itsinzwe na Gasogi United byabaye ngombwa ko perezida wa Rayon Sport Jean Fidel akorana ikiganiro n'itangazamakuru agenda asobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho mu kiganiro kirambuye yagiranye n'itangazamakuru yagarutse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye aho yavuze ko yego Rayon Sport ari ikipe yakagombye kubifashwa nk'ayandi ma ekipe yego yavuze ko Rayon Sport ari ikipe yanagarutse no ku nkuru zagiye zivugwa muri weekend ivuga ko hari abantu hari itsinda runaka ryagaragaye rishaka gukubita umwe mu bayobozi ba Rayon Sport urumva abantu ishyamba ryo muri Rayon Sport rihoraho ryaje kuba perezida bose bagiye babaho ku bwa Sadate haje ishyamba ku bwa Muvunyi haje ishyamba ishyamba muri Rayon Sport ishyamba ryo muri Rayon Sport rikururwa n'iki ishyamba ry'abayobozi ba Rayon Sport cyangwa ry'abakunzi ba Rayon Sport rizashira riti ishyamba ubundi ni ukuvuga Rayon Sport ni ikipe y'abaturage kandi ikipe y'abaturage igomba kuba irimo utuntu tw'udushya twinshi hariho ababa bashaka kuyegukana hari ababa bashaka hari niba batayishakira ibyiza yego ngiye nkuko nakurikiranye iyi interview iri shyamba ryo muri Rayon Sport kuri inshuro noneho wabonye ko n'umuyobozi yavuze yarakaye cyane yarakaye cyane nkaho yavuze ngo wazamwataka ngo yazahava ngo ajya muri morgue ni ibintu biteye ubwoba cyane bigaragara ko harimo ikibazo kinini gikomeye aho Rayon Sport kugeza ubu ngubu barasaba ubufasha ariko ngiye ikibazo nibaza ni kimwe akarere ka Nyanza nta mafaranga ga Rayon Sport kandi ari n'umufatanyabikorwa wabo
umuntu waba umufatanyabikorwa w'umuntu se atamushyigikira. ngewe icyo mbona cyo niba APR ingengo y'imari yagengwa na Minadef na polisi nayo ikaba ifite uburyo igenga ingengo y'imari ya polisi yabo. Polisi. Gasogi United si ikipe yigenga. Irigenga. Perezida wayo niwe muterankunga mukuru. Niwe nyirayo nyine. Kandi Rayon Sport ni ikipe ifite amaboko y'abafana, ifite amaboko y'abaturage. Sinumva ko haba harimo ibibazo nk'ibyo ngibyo, gusa nyine ni bya bindi nyine ngo ibintu bihuriye n'abantu benshi ntihaburamo ibintu by'amakosa byinshi. Ariko Rayon Sport ifite ibibazo byinshi bikomeye cyane. Ariko ntago yakakwiye kureba kuri APR, yagakwiye kureba ku zindi kipe wenda z'uturere n'iki. Kora ko niba uri umwana wenda n'urugero wa ministry. Ngiye nkaba ndi umwana wa mudugudu. Yego. Papa we niba ari ministry, ngiye nkaba mfite papa wa mudugudu. Akagushyira mu ishuri ryiza, iryo shuri nzaririre kandi papa adafite uburyo bwo kurindihira. Asinzi kubera ko icyo nshaka gusobanura aha, APR ni ikipe ya Minisiteri y'Ingabo. Yego. Sibyo? Ni Minisiteri y'Ingabo ifite ikipe yayo. Yego. Irayifasha kuri bije ibona, irayigeneraho. Yego. Irayihaho. Rayon Sport ni ikipe y'abafana. Yego. Ibiyitunga bigomba kuva mu bafana. Sinumva rero impamvu umuyobozi wa Rayon Sport asaba amafaranga leta ngo nayo imuha amafaranga kandi afiteho kandi cyangwa leta itamufite muri iyo gahunda, cyangwa se nta ministeri imufite ivuga ngo natwe mu bwacu mu byo dutunze harimo n'ikipe ya Rayon Sport. Ikibazo gihari ni management, ni uburyo batwaramo ibintu byabo. Dufate nk'urugero nk'ubu mu Rwanda nta kipe ifite abaterankunga benshi kurusha Rayon Sport. Yego. Ifite Azam, ifite Skol, ifite akarere ka Nyanza, ifite n'abaturage. Bivuze ngo ni ikipe, ahubwo ikibazo aho kiri cyane ni muri management. Ese amafaranga ava muri Skol akoreshwa ate? Amafaranga ava mu karere ka Nyanza akoreshwa ate? Amafaranga ava muri Azam akoreshwa ate? Rayon Sport ni ifite groupe nini. Kuyimanaginga nicyo kibazo nge mbona gituma nyine habamo kwikubira bavuga ati perezida yari ibi yakoze yari ibi nibi, abandi yatsinda ry'abafana ngo babigize gutya na gutya. None ikibazo nakwibaza, dufate mu Rwanda hari ikipe ihemba neza nka APR? Oya. Nta kipe ifite umushahara, bahemba umushahara uri ku rwego ruri hejuru. Ibintu byabo bifite uburyo nyine bipanze, ifite management nyine ituma hatabamo ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Niba Skol dufate wenda nk'urugero itanga amafaranga runaka, ishobora kuba yakavara wenda nk'amezi nk'abiri. Urareba nk'ubu ngubu abakinnyi b'Abagande banze kugaruka muri Rayon Sport. Ariko amakuru ni ko Ojera yagarutse. Ufite ikihe gihamya? Amakuru yavugaga ko nabona 500 ari bugere mu Nzove, yabona 50 akagera mu Rwanda. Bivuze ngo ntawuzi ukuri kwabyo. Kubera icyo asaba 500 byo kumugeza mu Nzove, agasaba 50 byo kugera mu Rwanda. Kugera mu Rwanda ibyo 50 biramugeza. Ubundi kuva mu Bugande na hano nta mafaranga atarenze 20 agendeye muri bisi nk'ibintu bitatu. Yego, ni ntagarenga 30. Urumva nyine harimo ibintu byinshi nyine utamenya uko bimeze. Nuko nyine arasaba amafaranga, arasaba leta amafaranga, asaba abaterankunga, nkuko bigarutseho nyine ni ya management iba iri hasi kutamenya kujera ibyo bafite. Cyangwa se bikaba ari n'ibihuha wenda batubwira ko babifite ntabyo bafite. Oya, kubigira ko barabifite huko bafitanye amasezerano na Skol, bakagirana amasezerano na Azam. Hari amafaranga leta Minisiteri ya Sport itanga mu turere. Sinibuka neza bashobora kuba bagenera miliyoni 120 kuri buri karere, ariko ayo mafaranga yose akajya muri Sport muri rusange. Harimo abagore, harimo abana. Yego. Harimo abagore, harimo abana. Mbese ni Sport muri rusange. Ntabwo ari kuvuga football gusa. Amakuru ano makipe yandi y'uturere bavuga ko babahereza byibura miliyoni 60. Miliyoni 60
urumva miliyoni 50 nta mafaranga atari make. None se ko Musanze Football Club yego igenerwa n'akarere ka Musanze miliyoni 300 kuri bije y'umwaka. yego ubwo kandi ikabaho ikihangana shampiyona ikarangira. Kuki yo ibaho muri ayo mafaranga kandi ibona make? Kuki Rayon Sport itabasha kubaho mu mafaranga ibona ikura muri Canal Plus, ikura muri Skol, ikura mu karere ka Nyanza kuko nako karayifasha no mu gukanda akanyenyeri no mu gukanda akanyenyeri k'abafana. Kuki itarizita ku ibyo bintu twumva Rayon Sport horamo ibibazo cyangwa bya bindi byabo bya naguze umukinnyi nazanye umukinnyi wanjye nzishyuza iki gihe bizagenda gutya muzanyishyura n'aya madeni Sadate yatubwiye yasizemo yayo bamwe nibyo bigenda bisubiza mu Rayon Sport. Nkuko twabivuze muri Rayon Sport harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Niba wakurikiranye na interview neza hari ahantu yavuze ngo hari itsinda ngo rigenda ngo ku Gisenyi ku mazi ngo bagakora inama yo gusenya Rayon Sport bakajya Tamutamu ahantu nk'aho henshi hagiye hatandukanye. Bivuze ngo harimo amatsinda menshi nubwo tubona perezida wa Yesu Jean Fidel ariko harimo n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Niyo mpamvu ibintu bidakunda. Wenda dufate nk'urugero nk'iyo Musanze waruvuze. Musanze ifite perezida uyu Trump ni umunyamafaranga menshi. Yego ushobora kuba utazi amafaranga ashyiramo. Wenda ni ibintu nubwo ari y'akarere ifite umuntu uyifite mu maboko. Niho rero bitandukaniye. Niba ari akarere wenda kakaba gafitemo ijambo. Dufate nk'urugero wenda Rayon Sport ifite abaterankunga barenga 3. Bivuze ngo akarere ka Nyanza nta jambo rinini gafite kuri Rayon Sport. Nicyo rero niho hantu havamo ikibazo bagakora n'amaudit akavuga ati wenda amafaranga twatanze yakoreshejwe ati amafaranga avuye muri Skol twatanze yakoreshejwe ute, amafaranga avuye muri Azam yakoreshejwe ute. Yego ibintu nk'ibyo usanga ni ikibazo nyine gikomeye ubona utabonera umuti none ahangaha. Reka tubiharire igihe tuvuge ko igihe kizabisobanura ibibazo byo muri Rayon Sport ariko bizakemuka. Ndabyibuka ubushize ubwo habagamo ibibazo byinshi kutarekura ubuyobozi, ibibazo bitumvikana ko hajemo na RGB igira gukira bikemura. Twizere ko bizakemuka. Reka rero tuve hano mu Rwanda twerekeze muri Afrika. Muri Afrika nta kindi kiri kuhavugwa ni igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Yego igikombe cya Afrika cy'ibihugu kikomeje kugenda gitungura abantu. Bigaragara ko ama ekipe yose ari mu gikombe cya Afrika nta ekipe nkuru irimo, nta ekipe y'akana irimo cyane rwose. Hari ibintu tuvuga warareba nk'uyu munsi hari match ku isaha kuma hari match ya Burkina Faso na Mauritania. Twibaza ati se ni gute Mauritania ishobora kwitabira igikombe cya Afrika Amavubi turi hano mu Rwanda. Amavubi tukiri aho ngaho tudashobora no kuba muri eshatu za mbere. Ahangaha icyo imikino yabanje mu mikino yarayibaye nko mu ijoro rya Kebo arabyere match ya Cameroon yagowe cyane na Guinea yabanjwe igitego ngire ngo ahubwo iyo Guinea itabona ikarita y'umutuku yari kubona igitego cya kabiri. Byari byakomeranye rwose, byari byagoranye. Na match warebye ya Algeria, match ya Algeria nayo yarangira igitego kimwe. Ya Algeria na Togo. Match ubona ko Algeria byabagoye cyane, ariko hari ikintu ngene kuri la match hari ikintu narebye. VAR nayo hari ukuntu ntajya nshira amakenga nkagira igitego Algeria yagombye kubabonye ibitego bibiri. Hari igitego cya bicycle kick ntuzayatsinze Bagdad Boneja. Hararimo akantu ka offside gato ariko kari karimo gato kakabishobora no niyo banakemeza ntabwo abantu bari kuburana ariko kari karimo nyine. Niyo mpamvu nyine arbitre yarari ku mukino buriya we aba yabibonye neza. Yego kuri uyu munsi rero ku isaha 10 haraza kuba hari umukino wa Burkina Faso ndetse na Mauritania. Mu gihe ku isaha 1 Tunisia irakira ikipe ya Namibia. Mu gihe ku isaha 4 haraza kuba haruba umukino wa Mali ndetse na South Africa imwe twatsindiye mu mazi menshi. Umukino wo gushaka igikombe umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi
bavuga ko twayitsindiye muri swimming pool. Muri swimming pool. Muri mu mukino w'uyu munsi niye match yo kwitegwa? Ku mikino iri buze ko ari uyu munsi match mbona ya saa 4. Match ya saa 4 iraza ko ari match ikomeye cyane ko ikipe ya Mali ni ikipe ifite abana bakiri batoya ubona bakizamuka. Mu gihe ikipe ya South Africa ni ikipe yubakiye cyane ku bakinyi bakina imbere muri Afrika. Muri Afrika yego. Kuko kapiteni wabo n'uyu ukina muri Al Ahly Perista. Urumva ni ikipe yubakiye ku bakinyi bakina muri South Africa. South Africa cyangwa hano muri Afrika. Hano muri Afrika muri rusange ariko abenshi ni abakinyi ba Mamelodi Sundowns, abakinyi ba Kaizer Chiefs. Ni hari Pirate ariko Orlando Pirate ndumva itagitanga abakinyi benshi mu yasubiye inyuma cyane. Hakabamo n'uyu mukinyi ubundi niwe mukinyi wa mbere uhenze muri Afrika Peristao akina muri Al Ahly. Yigeze no kunyura ku mugabane w'Uburayi yanyuzeyo mu gihe ikipe ya Mali ifite abana bazi umupira mwinshi nk'uyu muhungu uri muri Tottenham Yves Bissouma n'umukinyi ubona ko azi umupira kwe arawuzi nawe muntu ndi buze kuba ndaya muri iyi mikino niwe muntu wo kwitegwa mwiri ya match araza kuba yitegwa ndetse turebe na South Africa tese South Africa yatsinzwe n'Amavubi ni ikipe imeze none irakora iki imbere ya Mali. Gusa ikintu cyo nabonye bitandukanye igikombe cya Afrika harimo ikintu cyo guhangana cyane. Atari nka mbere twabonaga Misiri itsinda ibitego 5 za Senegal zigatsinda ku buryo bworoshye. Ni igikombe kirimo gutungurana bari gutungurana cyane ko muri iki gihe amakipe akomeye twavuga amakipe y'ibigugu tumenyereye nka Misiri, Algeria, Maroc, ikipe ariko zo muri Afrika y'Amajyaruguru cyane nizo akenshi ziza muri iki gikombe cya Afrika twiteze ko zije gukora ikinyuranyo ndetse iyo zabonye qualification iyo zije nizo dushakiramo imwe izatwara igikombe. Ariko biragaragara ko muri iki gihe muri iki ngiki ko ikipe yo kwitega nta wapfa kubyemeza kubera ko byatangiye banganya bamwe ubona bigoye abandi bagatsinda bigoye. Yego. Umukino warayubaye gusa wa Senegal na Senegal itsinda ibitego 3. Buriya Senegal nayo ni ikipe ikomeye muri iki gihe. Ni ikipe yo kwitegwa cyane muri iki gikombe cya Afrika. Gusa icyo twakwitega muri iki gikombe cya Afrika hazabamo gutungurana. Aya makipe twita ko akomeye ashobora kutazagera ku mukino wa nyuma. Mu cyiciro cya nyuma. Kuko niba ararebye match ya Nigeria yanganyije byayigoye, match ya Misiri yanganyije byayigoye, match ya Cameroon byari byagoranye. Urumva igikombe cya Afrika kirimo udushya tugiye dutandukanye. Harimo udushya twinshi cyane. Reka turebe Maroc igihe iri bukine ukuntu biri bugende nayo. Maroc nayo ni ikipe nayo kwitega mu gihe n'ikipe y'abaturanyi ya Tanzania izakina ku munsi w'ejo n'izakina na Maroc mu gihe n'abaturanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazakina na Zambia. Yego. Ndumva igikombe cya Afrika byo icyo twitezemo n'ugutungurana cyane n'ugutungurana ko amakipe twita mato. Amakipe twita mato yaje muri iki gikombe nta guseka kurimo ntago nayumvisha ukuntu Togo iri buhagarara imbere ya Riyad Mahrez. Rwose numvaga ko ibitego biri bike byari kuba ari 5 ariko ikibuga nyine n'umucamanza harimo competition. Urareba nko ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo usanga amakipe yegeranye ku buryo nk'iyo Argentina itapfa gutsinda ikipe nka Paraguay byoroshye. Ubona nyine harimo competition mu gikombe cya Afrika ahubwo abantu bava i Burayi bave ahandi tuze turebe igikombe cya Afrika cyane rwose. Urabona ko ni competition iryoshye. Ikindi kintu cyagashya twavuga twiteze muri iki gikombe ni imisifurire twavuga ko itari mibi kugeza iki gihe kugeza kigero rwose ntago ari mibi. Ni nabwo bwa mbere hagiye gukoreshwamo VAR. Nabo bwa mbere mu gikombe cya Afrika hagiye gukoreshwamo VAR. Ni ikintu cyiza nkuko itaza kuba VAR nka kiriya gitego cya nijoro abakemeye warebye penalty bateye
igitego bishyuye Algeria penalty bateye yego wabonye ukuntu byagenze ni vare ni akantu keza gatuma nyine hatabaho uvuga ngo twibwe uretse ko hari n'abayikoresha nabi noneho bakiba hari abayikoresha nabi bakiba gusa nyine ni ikintu cyiza ku buryo nyine gusa hari akandi kantu nka igikombe cya Afurika ni gute gishobora kuba kuri platform zose match ejo ya Senegal abantu barayibuze pe bamaze nk'iminota 15 bayibuze ikibazo cyo kwibaza abantu batsindiye isoko ryo kwerekana igikombe cya Afurika nabo ni abantu batabiteguye neza. Hari ikintu Mutsepe yakoze yimye isoko abacuruza amashusho bacuruza amashusho yabimye isoko cyane cyane abantu biwabo muri Afurika y'Epfo ba Sport ntabwo ari bo yarihaye ubwo turacyakora ubushakashatsi turebe impamvu atabibahaye ubwo mu biganiro byacu by'ubutaha tuzaza tubabwira uburyo byagenze iyo dosiye tuzayifungura turebe ko turacyakusanya ni ikintu cyo kunenga cyane ku buryo kuvuga ngo abantu babuze platform runaka even n'abareberaga match ku mirongo ya internet bayibuze pe amashusho yari yabuze bivuze ngo aba batsindiye isoko ryo kwerekana igikombe cya Afurika nabo ni abantu badafite imitegurire myiza cyane yego nibyo muri Afurika twagarukaho ahubwo twajya kureba ku mugabane w'Uburayi muri iyi minsi nta makuru menshi ahari inkuru iri gukubita niyo umugabo bita Jose Maria dos Santos Mourinho yamaze kuba atandukana ku bwumvikane n'ikipe ya AS Roma bayicaye basesa amasezerano baravuga ati ibyo wakoze ni ibi ngibi igendere cyane ariko Mourinho buriya ni umugabo arakora cyane njye nicyo mukundira ku giti cyanjye arakora cyane nyine iyo yafashe ikipe yageze mu ikipe urabona ko aragerageza gukora kugira ngo agire icyo ayisigira. Mourinho ni umutoza w'ibikombe aho anyuze hose ahasiga igikombe agomba kuhasiga igikombe. Ikipe ya AS Roma yari imaze nk'imyaka irenga 30 itazi ku gikombe gisaraza bahereza UEFA Conference League yego urumva yari yabasezerano ko uyu mwaka azabahereza Europa League kandi yabaye qualifié muri round ikurikiyeho yego yari qualifié ariko bicaye basesa amasezerano baravuga ati dutandukane amakuru aremeza avuga ko bashobora kuba bagiye gukoresha ubu ngubu hari ibintu basigaye bakoresha cyane abalegend b'ikipe yego akaba aribo baza bakagira baravuga ko bagiye kuba bakoresha Daniel Darossi yaranayikiniye nayo yabaye umukinnyi mwiza muri AS Roma kugira ngo niyo mpamvu banamutekerejeho nk'umurigent wabo nabo yabakoreye ibintu bikomeye. Daniel Darossi kabisa yabaye umukinnyi ukomeye muri AS Roma umupira yawusoreje mu ikipe muri Argentine muri Boca Juniors yego aho yagiye arimo asa n'urimo guhita yakiye match 5 nta gitego yatsinze nta na assist yatanze niwe umuntu ushobora uri kuri list kuza gutoza AS Roma bivuze ko mu minsi iri imbere dushobora kuzabona Daniel Darossi ariwe mutoza wa AS Roma. Hanyuma ubu destination nshya ya Jose Mourinho twavuga ko ari Jose Mourinho arerekeza he? Jose Mourinho muri interview mu minsi yashize yigeze kuvuga ko umunsi umwe azajya gutoza muri Arabia Saudite ariko amakuru avuga biravuga ko ashobora kuba ari uzajya gusimbura Pochettino muri Chelsea akayigarukamo byashoboka ko ashobora kuza kuyigarukamo mu gihe yaba yumvikanye na bariya banyamerika bafite ikipe ya Chelsea ko mbona sira politique ya Chelsea na Mourinho bitahura byahura kubera ko Mourinho ni umuntu ukunda abakinyi b'imbaraga nyinshi kandi ndakeka Chelsea ku mugabane w'Uburayi nta kipe ifite abirabura benshi ariko ifite abirabura benshi ariko ntago ari abatekinisiye ni projet ubona ko izakura ariko si projet ubona ko yahita itanga umusaruro muri uyu mwaka cyangwa utaha. Ni projet ubona ko yakura Jose Mourinho mwitumuzeho ibintu byo wamuhaye amafaranga ajya ku isoko agura abantu biwe yizeye akaguhereza bikeya ariko gutegura projet ubundi Chelsea umutoza bakagombye kuba yarayigiyemo n'uyu uri gutoza Paris Saint-Germain Luis Enrique ni umuntu ukunda abana ukoresha za academy ariko Pochettino we ntagiye afite hariya ntacyo afite hariya
naho ku bijyanye na Jose Mourinho ko yakwerekeza muri Saudi Arabia hariyo ibintu bya politike bitameze neza ku bantu bagiyeyo ngira ngo warebye inkuru ivuga ko ya Jordan Henderson byashoboka ko bishobora kuba byanarangiye akaba amaze kwerekeza mu kipe ya Ajax aho yemeye kwishyura miliyoni 5 kugira ngo asese amasezerano bavuga ko abari hariya bose bavuga ko badahabwa uburenganzira abafasha babo abagore ntabwo bahabwa uburenganzira aho nka Roberto Firmino yabigarutseho ubwo Roberto Firmino asigara umuvugabutumwa yabigarutse avuga ko nta burenganzira bahereza igitsina gore yego urumva rero Jose Mourinho nk'umuntu usanzwe ari umuntu umufungamutwe cyane ashobora kujya hariya nyine bikaba bitamera neza ariko amafaranga akora byose niyo mpamvu amahirwe yo kujya muri Chelsea nayo ntari kuyabona kubera ko Jose Mourinho ni umuntu ukunda rezilita ziziyeho urabyibuka aza muri Manchester United ibyo yakoze akava muri Manchester United akajya muri AS Roma urabona ibyo yakozemo nawe yaraguze kandi nawe agira abakinnyi be yaraguze ndibaza rero ya politiki ya Chelsea yo kugura abana bato bakabarera kugeza bageze igihe nyine batanga umusaruro Jose Mourinho atafitingamo reka dutegereze turebe uko bizagenda reka twivugire noneho mu Bwongereza harakomeza mbabarire mu Bwongereza harakomeza FA Cup ariko kuri uyu munsi nta kintu gikomeye cyo kuvugaho harimo match imwe wavuga ko ariyo izigize hariho match ya Wolverhampton na Brentford ni match nayo idakomeye cyane cyane ko yabyo Wolverhampton yatakaje abakinnyi bagiye muri Asian Cup ndetse na Brentford yatakaje uyu mwataka wabo watakira Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Wissa yego ni match iri aho ngaho nyine match idakomeye hari n'akandi ka match nabonye ikipe ya Juventus iraza kubikina mu gikombe ni shampiyona barafite ikirarane baraza kubakina na Sassuolo nako ni akamatch keza umuntu yakurikira ku isaha y'isa 4 amakuru y'Uburayi reka tuyasoreze ku bihembo bya FIFA yarayitoye umukinnyi witwaye neza kurusha abandi uwo ninde Lionel Messi nk'ibisa nk'uko byari byitezwe uriya mugabo yarakoze ariko abandi bakavuga ko kiriya gihembo cyari gikwiye guhabwa Brot Haaland ni iki cyatumye bagiha Messi ntibagihe Haaland kandi ibintu byose babinganyaga ni ukuvuga ngo bagize bose amanota 48 sorry mu gihe Kylian Mbappé yagize amanota 35 ariko hakaba ari itegeko mu mategeko ya FIFA itegeko rya 12 rivuga ko hari amanota 5 ahabwa kuri buri kapitene w'ikipe y'abagabo yego w'ikipe y'abagabo Haaland rero mu bihugu 194 yatowe n'ibihugu bitagenze 50 ibihugu 136 byose byatoye Lionel Messi bivuga ngo ya manota 5 agenda ahabwa kuri dufate nk'urugero wenda kapitene w'Amavubi ngubu ninde ni wa muhungu witwa nde ni Meddie Kagere Meddie Kagere yavuyeho hari kapitene w'Amavubi ni Djihad se yes Djihad dufate nk'urugero nk'ubu Djihad nawe baramuhamagaye baramubwira ati se ibi bihembo urabona ari nde waba mbere wenda akaba yaravuze ati wenda Lionel Messi akavuga Haaland akavuga na Mbappé bivuze ngo Djihad yavuze ko Lionel Messi ari n'amanota 5 aba yinjije urumva harimo ikinyeranyo kinini nubwo nyine ahangaha bagaragaje ko ari amanota 48 kuri 48 ariko mu manota asanzwe Lionel Messi yanatowe n'abafana benshi cyane aho yatowe ni 613 mu gihe Haaland yatowe ni 635 urumva nyine harimo difference Messi nubwo nyine abantu bakunze kuvuga ngo no umuhungu wa FIFA hari ukuntu babigenza ariko aba yakoze yarakoze gutwara igikombe cy'isi urumva nyine ni ibintu byari bimeze neza mu bandi bantu batahanye ibihembo harimo n'umutoza w'umwaka wa yabaye Pep Guardiola nawe rero mugabo yarakoze yagize neza ariko yatwaye ibikombe 3 ntabwo byoroshye ni ikintu gikomeye mu gihe
n'abakinnyi 11 batowemo beza harimo abakinnyi 6 b'ikipe ya Manchester City niyo kipe ya mbere mu Bwongereza. Ibyo byonyine bita bikugira umutoza wa mbere nyine ukomeye. Mu ijambo rye yavuze ko yashimiye ikipe ya FC Barcelona, anavuga ko ariyo yamugize uwo ari uyu munsi. Reka dusoreze aha, dushimira abari badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka, bye.